Mana ndakubashyura mwiza izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze amen ba mu ruhande rwacu kandi utubere ingabo idukingira ndagushimira ko uri Imana yatwimanye wabayereye maso ubugingo bwacu ndetse n'umubiri wacu hari benshi Uwiteka Imana bari bahari ariko batagihari kandi byabatwaye natwe nibyo byaduhize turagushimye ko watwimanye ukatwongerera iminsi yo kubaho amen hereza umugisha abantu bose badukurikiye kuri YouTube channel ya Mukantwari Vestine kugira ngo nkomeze mbabwire kugira neza kwawe n'iby'imbaraga zawe uburyo uri Imana ireba uburyo uri Imana yumva uburyo uri Imana ifite imbaraga ufite amaboko uburyo uri Imana itabarira mu gihe uburyo uri Imana irinda ijambo wavuze ku muntu wawe ndetse ukamurindana nibyo wamuvuzeho kandi ukabisohoza nje kubwira abantu ko uri Imana ivuga ugasohoza iyo ari wowe wavuze ikindi nje kubwira abantu ngo be kwigirira nabi bakomeze bihangane kandi bagutegereze kuko nzi neza ko uko wantabaye ukomeje kungira neza Uwiteka nabo ari ukuzabagirira neza urakoze wakoze ibirenze ku buzima bwacu ngaho rero nyemero bane natwe muri uyu mwanya wose tugiye kumara kutuganira n'abadukurikiye kugira ngo umwuka wera w'Imana ganze kandi akore ku mitima ya buri muntu wese yibuke neza mugire naho wamukuye bimutera imbaraga zo gukomeza ubuzima urakoze mu izina rya Yesu turinde kongera ndetse no kugabanya kandi bitavuye ku Mana ntubihe inzira ucecekesha imigambi yose y'inshakura zikamira imbaraga zose zaturwanya utubere maso kandi utugereraho tutwaye tutabasha kugera kandi ukore ku mitima badukurikiye babashe guhindurwa n'ubu buhamya ukuri Imana igira ikikora ukakirema kandi ukagikomeza mu izina rya Yesu Kristo amen nongeye kubasohoza muraho neza nkuko bisanzwe nitwa Mukantwari Vestine maze igihe mfashe umwanzuro utoroshye wo kumaramaza kuvugira Imana kandi neza nshaka kubabwira imbaraga z'Imana ndetse no kubibutsa aho Imana yagiye idukura kugira ngo dukomeze tuyigirire icyizere buri umuntu we yaguhemukira umuntu yakugira neza ko nyuma akaguhinduka umuntu yakuriza amarira menshi ariko Imana yacu ni umuhoza murakoze ubushize nabahaye ubuhamya twari tugereje ku gice cy'aho Imana yari maze kunsura ari saa 7 z'ijoro mu ijoro yohereje marayika wayo ijwi ry'Imana riransura ubwo ryambwiraga ngo nisohoke hanze kugira ngo ijye kunyereka imigenzo bari barankoreyeho kuko igihe cyanjye cyo kuva mu muryango cyasaga nk'icyari kigeze twatangiye ku gice cya mbere mbabwira fiancé ya mama uburyo yahuye na papa nkomeza mbabwira uburyo jenoside yaje kuza ikankuraho umuryango wanjye wose nkomeza mbabwira ukuntu nangirikiye muri jenoside nkahura n'ibikomere bikomeye ndetse n'ububabare bukomeye ariko Imana ikanyoherereza abamarayika bayo arizo ngabo z'igihugu inkotanyi bakamvura bakampa ihumure aka kanya Mukantwari mukamumbona ko mpari nkomeza mbabwira ukuntu nagiye kurerwa mu muryango utarakundaga mama kuko bari baramwangiye yuko yashatse mu muryango wabo badahuje ubwoko yari umututsikazi akaba ari nawe wazanye ngo intandaro wateye intandaro kugira ngo umuhungu wabo ari nawe nakuze nita papa bakaza kunyihakana mfite imyaka 16 banyita ko ndi kinyendaro kugeza uyu munsi ndi kubabwira imbaraga z'Imana ngiye gukomeza kubabwira ukuntu navuye mu muhanda cyangwa se ukuntu nagiye mu muhanda uburyo Imana yabanye nanjye mu bubobo nkomeza no kubabwira ngo bari abana bari mu muhanda abatwita marine za mayibobo buriya nabo bari mu mugambi w'Imana kandi Imana irabakunda njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo uko Imana yita ku bana barara muri berceau mu makuvrori mbese uko
ababyeyi baba bana babitaho babarinda kugira imbeho yabatera umusonga, kurwara gripe. Ni nako Imana ifubika abana baraye mu kiraro, ike yita ku bana bo mu muhanda. Umwana wo mu rugo wamugaburira ibiryo byiza bitetse neza, ukabigirira isuku, ya yindi yose namwe muzi mugirira abana. Ariko twebwe Imana yemeye yuko turya puberi, hari n'abakiyirya ariko ikakurinda ama infection yo muri puberi. Imana irinda abana bo mu bipangu, rero ni nayo Imana irinda abana bo mu biraro. Nuko rero bigenda gute mu masaha ya saa saba ijwi ry'Imana rigusuye ubwo ngo sohoka ngije kukwereka uko imigenzo yawe bakugenje? Yego, bigenda gute muri amasaha ya saa munani ya saa saba? Iyo saha ya saa saba nibwo nari ndyamye, ariko mbere y'uko izo saa saba zigera, uwo ni nawo munsi bari banyiteho ko ndi ikinyendaro mu rukiko. Mwibuke ko ayo magambo yose kugira ngo bayambwire byari byarahereye no kuba batarankunze, batariyumvishijemo mama. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba barashidikanijeho kunda yanjye ko nshobora kuba ndi umuhungu wabo cyangwa ntari uwabo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bari baranyangiye ko ndi umwana wa Mukabisangwa Anita utaruhuje ubwoko n'umuhungu wabo, nk'urwango rukomeye n'undi bari baramwanze akinjira muri uwo muryango. Hiyongeraho ikindi ko ari njye muzungura w'imitungo y'iwacu wari usigaye, bagombaga kugerageza uburyo bwose banyikuraho, bankuraho, ubuzima bwanjye bukibagirana kugira ngo barye ya mitungo yose nta yindi nkurikizi. Iyo rero niyo yabaye intandaro yo kuntoromatiza no kuntoteza no kunkorera ibibi bitandukanye. Ikindi mbibutsa yuko uyu muryango nakuriyemo ari wa muryango wakoranaga n'izindi mana zitari Imana. Bakoreraga ibigirwamana, bararaguraga, bararaguzaga, baraterekeraga, barabandwaga, bakoraga ibibi bitandukanye. Kandi n'ubu ngubu iyo mbivuga ndagira ngo mbabwiye ngo mwebwe muba muduteze amatwi, ntabwo ibi ari ibintu biba biryoshye kubivuga, ntabwo ari ibintu biba binejeje umutima, ntabwo ari ibintu byo gutwika, ntabwo ari iki. Ibi bintu ninjya mbivuga gutya, ninjye Mukantwari, ninjye byabayeho. Kandi na bamwe mu bagerageje kumbabaza baracyariho, naho byabereye karitsiye nari ntuyeho iracyahari. Ntago ibi bintu ari ukubivuga kugira ngo mwumve wenda ko ari inkuru iryoshye. Ibi bintu mbivuga ni cyangwa bya bindi abantu bita ngo no gutwika, ngo kugira gute. Ntago biba ari agatwiko, ni ukubabwira ngo nawe uri aho ngaho umeze nk'uko Mukantwari nari imeze, bigutera imbaraga z'umutima no gukomeza kwizera iyi Mana yatabaye Mukantwari ko nawe yagira gute, yakurengera, yagutabara. Uyu muryango rero kugira ngo njye kuwuvamo cyangwa se mfate uwo mwanzuro wo guhunga, murabizi ko ntago umuntu apfa guhunga adafite ikimwirukansa, ntago bishoboka. Urumva ubuzima nakuriyemo, nkiga nabi, nkarara nabi, kugeza ubwo nararanaga n'inka mu kiraro, uko inka zikirirwa ku gasozi, uko bazanuriye mu nzu zirara mu nzu, bimaze gusa nk'ibicika ariko byahozeho. Ihene bakayishimangira ishimangiro hariya, inka na bakatera ishimangiro mu nguni hariya, nanjye nkasasa kuri uru ruhande, uruhande rw'amatungo. Abandi bakarara mu cyumba, ariko kuko n'ubundi ntabagombaga kungirira imbabazi, Imana yo yarazingiriye. Ibyo ni ishimwe mfite aka kanya, kandi nkomeza kubabwira ngo kuba ndi gutanga ubu buhamya, ngende umukristo, narakijijwe, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana yabanye nanjye, Imana yagendanye nanjye, yantegetse kugira imbabazi, kandi nanjye nongera kubashimangira mbabwira ngo Imana ni inyembabazi. Iyo umuntu yanye nubwo yaba arakubabaje bikagukora ku mutima ukangira ukugashwanyagurika, uyu muntu hari igihe avuca bugufi akavuga ngo Mana mbabarira ibyo nakoze, numvisha umutima wanjye unyemeje kubireka. Iramubabarira, ugakomeza ibikomere, ugakomeza ukarira, ukanga umuntu. Hari n'abanga abantu baramaze no gupfa batagihari. Uvuze ibyo bintu ahubwo ndibuka ibyo
n'undi warukomojeho mu kanya nka famiye urumva yagutoteje muri ubwo buryo ikakugira nabi mu buryo bwose bushoboka, ngira ngo abakurikiranye ubuhamya bwose yagerageje gucamo muri make y'ukuntu byagenze. Ubu ngubu nk'iyo karitsiye naho mwari mutuye icyo gihe nabo bagerageje kuba bakora ibyo bikorwa bisa naho bigayitse nk'iyo muhuye ubu ngubu, kuko biragaragara ko ntawe usaba mbese nta kintu wenda wabura mu buzima ngo n'ubundi ube wabwiye uti mwamaye kuri iki. Nk'iyo bakubonye tubwire nk'ishusho babibonamo. Niyo mpamvu mbabwira ngo buriya ahangaha nkunda kubwira nkabwira ngo buriya agapfunyika k'umugisha wawe kabitse mu biganza by'umwanzi wawe, kandi aka gapfunyika kugira ngo ugakureyo. Hari intwari 5 njya nkunda kubwira abantu. Ako kantu ugasubiyeho ntabwo bakumvise neza. Agapfunyika k'umugisha wawe kabitse mu biganza by'umwanzi wawe. Amen. Hari intwari 5 rero zamfashije nanjye mba ngira ngo mbwire aba bantu badukurikiye ni ukuri, kuko ntago ari njye njyenyine, ntago ari njye njyenyine. Hari n'abababaye gutyo bahura n'itoteza rimeze gutyo baranapfa, barapfa birarangira, ariko wowe ukiriho utarapfuye. Dore intwari 5 zafashije Mukantwari kugira ngo aka kanya mbe mpari meze neza. Ni ukuri meze neza, nubwo wenda mu buzima ibintu byose bitabonekera rimwe, ariko iby'ingenzi birahari. Iby'ingenzi bya mbere nge nuko mpari. Kuba mpari nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, ibindi byose bizaza ari inyongera kuko bizaza bisanganye. Intwaro ya mbere kugira ngo wihangane mu rugamba urimo, ubu utsinze umudayimoni witwa kwiyahura no kwiyanga no kwigirira nabi. Intwaro ya mbere ni uko ugomba kugira kwihangana. Utihanganye mu gitondo ngo nugeza saa 8 bivemo amabati aguruke, oya, ni ukwihangana. Kwihangana, ukihangana ugafatiraho ugakomeza ukihangana igihe cyose, ukaba mu buzima bwitwa kwihangana. Iyo ni intwaro ya mbere yatabaye Mukantwari. Intwaro ya kabiri ni intwaro yitwa kugira ibanga. Umwanzi wawe nubwo yaba kwanga kandi ukanabibona, ukijijisha ukigira nkaho utanabibonye. Umuntu yaguhima, hari abantu babazi guhimana kadagisi, hari abantu babazi guhimana akaguhima kugira ngo akoze nk'agashinge ku mutima, ariko wowe kubera yuko wamaze kubona ariko unabyiyumvamo, ubika ubwo buribwe naho umutima byakorwaho, ariko ntiwere kuko babaje yuko wabibonye kako wabaje. Mbese ahubwo ukahita ubifata nk'akantu keza agize gute agukoreye, cyangwa se k'icyo agukorera icyo yagombaga kujya gute kugukorera. Intwaro yitwa rero ibanga, kutereka umwanzi wawe ko wabimenye kakwanga. Ibyagukoreye byose ubasha kubisporta, cyangwa se ubasha kubyemeza ubwenge n'umutima n'amarangamutima yawe ukabana nabyo. Cyane ko bagize no kwihangana. Yego, kuko uyu mutima witwa kwihangana ni nawo ugushoboza kugirira ibanga ibyo bindi baba bakoze, ibyo bintu byose baba bakoze. Intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa kunyurwa. Kunyurwa, intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa kunyurwa. Niba ari ukuryama mu mukungugu ukahita ati tu ubu ngubu kabaye umva, ukagerageza uburyo ugira gute. Niba uri buryama ahantu hari amabuye ukahita uba inshuti n'ayo mabuye vuba vuba, ukahita ubona na tekinike uri buryamemo butari bwira, ukahita wiga positeri ugomba kuryamamo. Byitwa kunyurwa. Tavuze ngo cyewe ngo hakago simaryama, ubwo impamvu urimo kuvuga ko utaharyama cyangwa utari buhicare nuko hari ahandi uri kubona hari buhasimbure. Kandi udafite kunyurwa, ahantu hitwa kunyurwa inzara irahakwicira, kandi inzara yikwishe hari gibe umutima n'ijisho, buri umubiri wacu ntago ugibasha kwihangana. Ntago uyu mubiri noneho byakwerekera kundaho yewe wenda igifu kikaza kigati aho gupfa none wagira gute wapfeje.
wacomotse ugahita ukora kiriya kintu kubona biri buvemo. Iyo ufite kunyurwa rero, ibyo ufite ako kanya nibyo byawe, kandi ibyo ngibyo ufite aka kanya ni nabyo bigomba kukuviramo imbaraga zo gutsinda, kugira ngo ntuzahikure kandi utahasize icyasha. Iyo ufite kunyurwa, inda yawe urayijerera, urayikaruma, ndetse wowe kubera yuko umutima wabimenye mbere yuko kurya bidashoboka, kuko icyo amaso abonye agihereza ubwonko, ubwonko bukahita bushyira umutima ukabyanariza, umubiri wose ukabikwirwamo, igifite ati gerageza wane, gerageza ndye, gerageza. Intambara zose urwana uzirwane wariye. Nabwiye ngo hari intambara utarwana ngo uzitsinde uri umutesi, ntabwo byashoboka. Hari intambara utarwana ngo uzitsinde amarira ahora ashongonoka. Hari intambara utarwana uvugagura, akubonye kose ukavuga, ari ryo bangana babwiye. Hari intambara udashobora kurwana mu buzima bwawe ngo uzatsinde. Uri kumva? Wumva hari umuntu ukureberera, mbese uri bwicare ahantu hamwe ukumva ngo ndabizi ngo hari isaha iri bugere bakamenya yuko Mukantwari ntariye. Hari igihe ugeramo kwiyakira, kunyurwa bikagutera iki? Gukomera. Kandi atari kwa kunyurwa nanone ngo uvuge ngo uricaye mpaka urinze uhapfira. Hoya, kunyurwa ni ukwirinda ahubwo izindi ntambara wakwiremera mu rugamba n'undi wari uri kurwana. Kanyuza mbese ukiha amahoro. Ntabwo ibyo biba bihagije. Kunyurwa, ubundi kunyurwa ni ugufata ibyo ureba nk'ibitariho. Yego, ukavuga ngo niba abantu hano wenda barimo bararya, tuvuge abandi barimo bararya ibijumba bishyashya, reka mvuga aka kantu wenda twese dushaka kubona byoroheje, sibyo ko ni iminsi ari imibare bitakirimo kuvamo neza. Katwate wenda bamwe barimo bararya ibijumba bihiriyeho, nge ndimo kurya ibijumba bigaze. Ukahita usimplifia, ukatubona cya kijumba urimo kurya kirimo umushari w'umugage, ukahita ufata uburyo bw'ikijumba gishyashya, uburyo cya kimeze, cya kijumba kigasuka kirya nk'igishyashya, ku buryo n'ababandi bari kurya ibishyashya bareba aho urimo kurya ibigaze, bakajyanga ibigaze nibyo biryoshye kuruta ibyo barimo bararya. Ukaryoherwa kubarusha, atari uko biryoshye, ahubwo ari ukugira ngo iyi minsi ubashe kuyitambukamo udasize icyasha aho ngaho. Yego, kunyurwa. Intwaro ya kane ni intwaro yitwa kwizera. Uku kwizera ntago wakugira udasenga. Ntago bishoboka. Gusenga ukahita wizera ko Imana uri kubwira, ukahita wizera ko Imana ibihurimo iri kubireba, intambara uri kurwana izibona, abari kukutoteza iri kubabona, wowe ukahita wizera ko hari ikindi, hari gifite imbaraga, gifite n'amaboko, gifite n'ijambo rya nyuma, itarekuye nta hantu wajya. Icyo kintu rero iyo umaze kukizera, uhita uvuga ngo hejuru y'ibi bintu byose binkubiranyije, ntafite umuntu n'umwe wo kuntabara. Ndizera ntashidikanya ko ituma abwira igatuma bunacya, n'aha ngaha izagera gute? Izahandenza cyane. Iyo ni intwaro ya kane. Intwaro ya gatanu ni intwaro yitwa imbabazi. Uri kumva? Imbabazi zitazitwikira bya bintu, kuko aba bantu ntago ubuzi igihe uzabaviramo. Uru rugamba uri kurwana ntago uzi igihe ruzamara. Bisaba kugira imbabazi, kuko uyu muntu wakubabaje ejo ashobora kugukiza. Wabyumvishije? Kandi ibi bintu mumenya ngo ni imbaraga za Satani zibyihishamo, zikanabikomeza cyane, kuko buriya kugira ngo umuntu akwange bifata urundi rwego rwo kuba wamuhunga, cyangwa se bigere ku rwego rwo kuba yashaka kukwambura ubuzima. Ntago aba ari umuntu gusa, haba hajemo n'izindi mbaraga zo hepfiriya. Nk'ubu ngubu turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Usubije amaso inyuma ukareba ibyabaye muri kiriya gihe, muri uriya mwaka,
kuri iriya tariki wabonye, kuri kiriya gihe wabonye, hari harimo izindi mbaraga z'abadayimoni. Satani ubwe ni wari uri mu kibuga, kuko abaye atari Satani ntabwo biba byarafashe urwego rungana kuriya. Ariko imbabazi, ikintu cyitwa imbabazi, mu kubabarirana icyavuyemo, umuryango twarongeye turisuganya, turongera turiyegeranya, turongera turiyubaka. Ni nako gahenge mubona dufite, niyo mahoro mubona dufite, niryo terambere. Imbabazi zitwikira ibikomere, imbabazi zitwikira uwakubabaje, imbabazi zitwikira amagambo mabi wumvishije, kandi izi mbabazi zikakurema mu ndi mutima wo kutagambirira kubabaza abandi, kuko uzi uko uburibwe bubaho. Ni nayo mpamvu ubona Mukantwari meze ukomeze uko, ni mpamvu ubona nkeye mu maso, ndi guseka bikemera. Kandi hano najyambazaga ko ubundi ngo biza gute ngo kugira ngo ube warababaye kuriya ngo ubugiseka. Nge ndikunda, nge ndi inshuti yanjye. Ubundi kandi nawe kugira ngo ubishobore, wowe banza ube inshuti y'ubuzima bwawe. Erega byanumvikana, kuko ntabwo ushobora kuba ibyo bintu bitanu maze kutubwira utabifite. Ntiwagira kwishima igihe cyose, wahora witekerezaho, utekereza kuri ba bantu, utekereza kuri bya bintu udafite, ndetse nta n'amahoro ufite. Ariko ibyo bitanu wageze kwihangana, ukizera, wageze kwihangana, ukagira ibanga, ukizera, ukagira kunyurwa, ukizera, ukagira n'imbabazi. Iri ni ipfundo ry'ubuzima. Nibyo bintu bya mbere ubundi. Ibi nibyo bigufasha kuba muri sosiyete yose. Nubwo wagera mu mazi abira, kwa kwihangana kuragufasha cyane. Hanyuma rero reka tugaruke mu buhamya rero inyuma ku buhamya bwanjye. Nari mbaje kuvuga izi ntware 5, nanababwira ngo kubona nseka nizo ntware 5 zanshoboje, kandi nawe uzihige, kuko izi ntware 5 iyo zifite ntabwo wakwiyahuza ibiyobyabwenge, ntabwo wakwishyira mu mugozi, nta nubwo wakwihorera, kubera yuko kwa kwizera kukwereka ko Imana yabibonye ifite n'ikigomba kuzakora ku buzima bwawe, kandi ukoroherwa. Cyane cyane ko nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo uri umuntu ukurwanya nta yindi mpamvu nuko umurusha imbaraga. Umuntu utaruta ntiyakurwanya, mbese umuntu uruta wowe ntabwo wajya kumutahigiye. Ariko wa muntu, ubundi ibyo byose bituruka ku ishyari. Intambara zo mu mutima zikabyara ishyari, ishyari rikabyara urwango, urwango rukabyara urugomo, urugomo rukageza ku rupfu. Ariko ibyo byose umenye ngo Imana itakurekuye nta hantu wajya. Ibyo byose bikagenda, bicaho bikagenda. Mukantwari nkaba nanjye ngihari, ndi kukubwira ngo nawe ihangane ukomere. Kandi nanjye kuba nkibivuga suko ntakirwana, ndacyarwana kuko ndacyari ku isi, ariko izi ntwaro nzifite muri njyewe ndumva nkomeye, kandi n'ubugingo duhora turharanira kuzabona. Ahantu abantu bose barimo barajya batarama ntibagaruke, umenye ngo nawe uzajyayo, nanjye nzajyayo, kuko ibyaduhushije ntaho byagiye. Ni ukugira ngo Imana ibanze itwiyerekaniraho kugira neza kwayo ku buzima bwacu, kugira ngo izaducyure hari n'abahindutse ku bwacu. Kandi nkubwira ngo impamvu y'imibabaro uri kubabara ni ukugira ngo Imana ikwirate kuri inshuti y'inkoramutima utayitenguha. Nuko rero saa 7 z'ijoro zari zigeze. Kuri uwo munsi nibwo twari twavuye mu rukiko, namaze gutsinda bwa nyuma. Urumva habaho gutsinda ukajurira, abandi bakajurira, ukongera ugatsinda. Final urumva kwari ukurihisha umuryango. Uyu muryango rero kandi ninjye bagombaga kuriha, ariko zambabaza umva icyo zishatse kuvuga. Imana ibishaka ngo ukore nk'umuntu wahamagawe n'Imana, kandi ikindi Imana igushaka kukubyaza Imana igusheta kuko ikubonamo umusaruro w'ahazaza. Ujye ukome, nubona urimo kurwanwa ujye umenya ngo Imana ifiteho gahunda, uba uri mu mugambi w'Imana. Nuko Imana rero iza kunsura izo saa 7, namaze gufata umwanzuro n'ubundi wo guhunga, ariko ntazi ngo ndi buhungireye.
cyambere cyari cyafatumye mfata umwanzuro wo kuva muri famiye. Umukire twaburanaga yaramaze kumbwira ngo kwa kundi nyine umukire akubwira yigira gutya, ati ndeba mu maso, tureba hano we ni wibeshye, ndagira ngo nkubwire ngo aho kugira ngo njyewe mve muri ya mitungo y'iwanyu cyangwa nkwishyure igiceri cy'icumi, yego kereka ntagifite ubushobozi bwo kubona igiceri cy'ijana cyo gutega igare kugira ngo mpangane nawe. Icya kabiri, aho kugira ngo njye nkwishyure nakuramo miliyoni imwe muri ziriya miliyoni zose 38 wumvishije, nakuramo imwe bakagucecekesha, kandi biriya bagucecekesha Imana yakurekuye byaba Imana yakurekuye, nyamara ugeze mu bwenge bukeya byaba. Arongera arambwira, ubwo urumva bari bamaze kunyita ikinyendaro, bamaze kunyihakana ko ntari umwana wabo, bamaze kunyumvisha ko mama yari sereyi, ntizewe ko ndi umwana wabo. No, ubwo urumva famiye kimara kunyikuraho bagati na bya bindi leta yaguhesheje by'iminani ya so nta kintu bizakumarira. Do umuntu akagira gutya akagira gutya ati do uzibura kugahate akagira gutya itubona, kandi koko noneho urebye n'ukuntu icyo gihe nari imeze, n'ukuri nari nteye agahinda, nari narashizemo ara umwuka ubura, nabonaga ko rero gupfa bishoboka, kandi n'ukuri byari gushoboka. Imana ikurekura byari, ariko mu mutima wanjye nkumva ko njye nyihari, kandi n'ubwonko buba bukora buri utagira ngo, kandi na yamana igufiteho gahunda ibiri gukora, yo yagiranga aka kanya nzabe ndimo kuvuga ubuhamya bwanjye kandi butabare benshi. Yagombaga kumpa ubwenge bwo kugira ngo mbashe guhunga, kuko guhunga si icyaha cyane. Yego. Nuko iryo joro rero nkirimo gutekereza ikintu ngomba gukora kugira ngo mpunge ntazanapfa, kuko nabonaga ko bishoboka, bari barahereye cyari kinini nkigera mu muryango wabo. Nta muntu wari yageze anyereka imbabazi, n'uwanyerekaga imbabazi icyo gihe yari amaze gutambuka nawe atakiriho. Nibwo naryamye nyine nk'uko nasasaga inka ikabitereye ishimangiro hariya, nanjye ndyamye aha, kandi buranabimenyera, buriya kabi kamenyerwa nk'akeza, uranabimenyera ukumva ni nabwo buzima, mbese ukabyishimira kubera kwa kunyurwa nyine, ukumva nta handi hahariho kuryama. Nibwo nasinziriye, ijwi ry'Imana riransanga nk'uko ryansangaga na mbere, no kuri wa munsi famiye yanjye ntandukana nayo, ijwi ry'Imana rinyereka ko ngomba kujya kwisha munsi y'umurambo wa mama. Njyaho niho Imana yanyirije, rirambwira ngo Vestina, Mukantwari Vestina, nikarame, kanguka kandi uba maso kuko hari icyo nshaka kukwereka. Irambwira ngo wagambaniwe, byuka gake, inka ku buryo itari bubyuke, nurangiza ujye hariya mu muryango, urabona uko mu cyaro twafungaga nyine inzugi zo mu cyaro ziba zarariwe n'imiswi bizingiti, urugi ruhagaze mu birere, ari ugucamo munsi y'urugi ugahingukamo hanze, cyangwa ngo ugende uvaneho biriya bintu byose bashyize mu rugi, kandi ugerageze ntihagire igikoma ku kindi, kugira ngo bidatuma inka ibyuka bigakangura mukecuru wawe akica gahunda nje gukorana nawe. Narabyutse, iyo Imana ivuganye nawe uba umeze nk'aho ari ku manywa, uhita ukanguka utawumva ari ku manywa, ubwenge bwose bwuzuye. Nuko ndabyuka, ndagenda mvanaho ibyo bintu baba bahashyize basesetsemo ibifuka, mbikuraho. Hari agatebe k'akadebe nako babaga bashyizemo, ni nako iyo umuntu yakomagaho nyine inka itaga ikanguka, mbese nk'ikimenyetso cy'uko hari n'umujura waje. Bakundaga gushyiraho ibintu bibomborekana bishobora kubakangura isaha n'isaha bibaye ngombwa, kuko mbere twanakingishaga umuhini w'isekuru
no mu cyaro bahita babyumva abantu bo mu cyaro ariko mu cyaro hehe ko n'abadokurikiye abenshi rega babaye abanyamujyi ariko aho bavukiye bibari mu mutwe no mu mitima mwarabyibagiye nicyo nacyo n'ujya ugitekereza ukibuka ko iwawe ukinga ujya uhereza Imana icyubahiro. Hari naho mu cyaro bakibigira, hari naho bikiri. Ntabwo twese buri umuntu yari yagahagagira ngo n'abandi bararya. Oya hari ahantu bikiri ariko nabo Imana irabakunda. Nuko mbivanaho nkuraho ingata yari iteretse mu muryango, bafataga ingata bakayirambikaho ingasire, ubwo n'ababaga barimo baratsirika. Ibyo batsirikaga hari igihe batsirikaga bavuga ngo nabo batsiritse abandi barozi, kuko buriya barozi nabo baratinyana kuko barushanya n'ubuhanga. Nuko ibyo byose mbyigiza ariko ku buryo hano mbishyize ndi busunike mu kuboko mo imbere nageze hanze nkongera nkabikurura bikagaragara ko nta muntu wigeze agira gute asohoka. Imana iratabara ikica n'iperereza. Maze gusohoka urumva uko nanganaga ahantu umutwe uce n'igihimba gicamo, cyane ko nta hantu nari mfite hari bangame ku buryo ndi busohokemo. Byari nko byari nko kwitupa. Ngeze hanze nkurura bya bifwa ndongera ndakinga ka kadebe. Hari ukuntu gaterura neza, abantu babikoze nkanjye barabyibuka, ukakazana gakeya ku buryo katari bwicare no kwibuye ukegerezaho, ku buryo uri bukingura uko yabisize ariko ari bubisange. Ngeze hanze hari mu mwijima ariko ijoro ririmo Imana ntabwo baritera. Nabonye hari hameze, ubwo nkigera hanze ijwi ry'Imana ryarampamagara rambwira ati nkurikira ca hano mu cyanzu nkwereke. Ubwo mu cyanzu ni hahandi nababwiye bari bagiye kunyuhagirira, kumbe nyogokuru wanjye arimo kuntongera za mana zabo, arimo kuzibwira uburyo umwanzi w'umuryango bamufatishije, mbese bagira ngo bazangire umugirwa wa nyabingi zabo mbe nk'umucumbi, nk'igicumbi cy'urwo rugo, nk'igitambo. Mbese bashakaga ngo mbe igitambo cy'umuryango w'ibihe byose. Kandi urumva noneho iyo mbi igitambo cyabo cyangwa se izo nyabingi zikanyitekereramo, ibyo bari gukora byose bari kuba bamfite. Nta nari kubabaza ngo byagenze gute, kuko yakakomaga kose ahitaga bavuga ati yewe ati ni ingaruka za jenoside, amasasu bamurashe niyo ari kumugira gutya, niyo atuma adashyira uturaso ku mubiri. Mbese nari mfite urwitwazo, nabyo bikampindukira ikindi gikomere, kuko banyicaga urubozo bakitwaza ibyambayeho. Ariko Imana yagutabara, kandi iyo usenga uvuga ngo mu nzira zirenga igihumbi Mana nanjye untabare. Mu nzira zirenga igihumbi rero njyanshishije mu rugi indaza hanze. Uwo munsi yandaje hanze nibwo ari igiye kunyigisha uko barara ingange, kuko ari maze kumbwira ngo ishuri ryo muri uyu muryango rishyizweho iherezo. Ari bwambwiraga ngo ca mu cyanzu murahazi, ba bantu bagira ingo zo mu cyaro zicinyiye z'urugo z'ibiti by'inturusu cyangwa se imiyenzi, ariko cyangwa se bikenyere, bikaba biharaza ukuntu. Haba harimo akantu k'akaryango kameze nka gutya, kaba ari gatoya kukinjiramo urunama. Inshuro nyinshi bagakingishaho umusambi cyangwa ibyenda byashaje nk'urutenge rwashaje, murabizi. Ubwo iyo nsobanuye icyanzu mba ndimo gusobanura n'aba bantu badukurikira bavutse nyuma ya jenoside. Hari ibintu byinshi abana bacu batagiye bazi kandi nabo bagomba kumenya. Ngeze mu gikari ijwi ry'Imana rirambwira ngo ahangaha uribuka umunsi nyogokuru yajyaga kukuhagira akoresheje amazi mu kijyo. Mu kijyo ni ikibindi cyamenetse, ikibindi cyamenetse bakita ikijyo. Iyo cyamenetse kitarashwanyutse bakita ikimuga. Ari nayo mpamvu mudakwiriye kujya hari amazina mudakwiye kujya mwita abantu ngo wite umuntu ngo ni ikimuga. Uri mu mwisi ikibindi cyamenetse ntiwavukanye ubumuga, sibyo? Yego, tujye tubitandukanya kuko hari amazina yagiye yitwa abantu nayo akabatera ibikomere bitewe nuko babitirira ibintu byarangiye bitagifite umumaro. Bajyaga banyita ikimuga kubera ukuboko kwanjye nta mbaraga nagiraga, ati kira ni ikimuga. Nkumva nanjye baranyangije.
bakagutuka ikibindi kimenetse, bakantuka nk'ikibindi kimenetse cyangwa inkono yamenetse. Inkono yamenetse nayo bahita bayita ikijyo, nyine aba ari ikintu kiraho, ikintu kitagifite umumaro. Ayo mazina nshima Imana ko nabyo bigenda bihabwa umurongo kandi mwiza. Buri muntu wese akabaho yumva ko akwiriye kuba ariho. Imana ishimwe. Irangije irambwira ngo uribuka umunsi bakuhagiraga mu kijyo ahangaha, igihe yaguhamagaraga ngo ajye kukuhagira akagucisha ahangaha mu cyanzu, yari arimo kubwira imandwa zabo ngo nguwo umwanzi w'umuryango yaje, mumukoreshe icyo mushaka. Ubwo urumva nari nambaye ubusa nk'umwana ugiye koga, uko nanganaga nari mutoya, ibintu by'isoni n'undi bije aka kanya, kuko ariyo naho ibyaha byagwiriye byabaye byinshi. Ubundi mbere gusambana byari sakirirego, kumva ngo umwana yafashwe ku ngufu cyangwa ngo umuntu yamufashe ku ngufu byari ibintu biteye isoni. No kumva ngo umwana wo kwa runaka ngo yatwaye inda itifuzwa, icyo gihe bavugaga ngo yatwaye inda y'indaro, byari ibintu biteye ubwo. Umuntu ajyaga no kureba uwo mwana uko ameze n'icyo yabaye ugasanga aracyari kwa kundi. Nayo mpamvu nabwo mbishimira Imana ko hari imvugo nyandagazi zagiye zihinduka bigahabwa iyindi nyito. Nibyo byiza, kandi nibyo byiza. Kuburiya muntu yatwaye inda birashoboka ko nayo yitwaye mu buryo adashaka, yanahohotewe gutyo bikagerekaho iryo zina. Ni uburibwe no kukwita ikinyendaro, ryari izina risesereza. N'ubu ngubu azakigutukure wiva mu mitanu ukamurekurira ingumi. Ku bantu bataramenya Imana, uko niko kuri. Imana yagiye twomora ibikomere, kandi turashimira Imana yaduhaye igihugu cyiza, ikaduha n'ubuyobozi bwiza, n'abayobozi babasha kwicara bakajya mu nteko bakamenya amagambo meza mazima akwiriye kuvugwa nk'indangagaciro na kirangiza n'umuco nyarwanda. Umuntu akabaho yumva ahumeka nta bimutangirira umwuka. Imana ishimwe. Irangije irambwira ngo noneho sohoka mu cyanzu uzenguruke mu marembo nkubwire. Ndazenguruka. Iyo wumva ijwi, ikindi ahahane mvuga ngo kumva ijwi ntabwo biri bumvone cyane, kuko abantu benshi muri ab'Imana kandi mwuzura umwuka wera, muzi n'imvugo y'Imana. Ibi ngibi tubivuga kugira ngo n'abandi bataramenya Imana bagira umwete n'ishyaka ryo gushakisha Imana, kugira ngo babeho bafite ijwi ribayoboye ritandukanye n'andi majwi babasha kumva. Imana iriho kandi Imana iravuga. Bagira amatsiko yo kumva ubundi ijwi ry'Imana rimera riti, rivuga rite. Se undi umuntu aryumva gute? Se ritandukanya n'andi majwi gute? Bigutera umwete wo gusenga atari iby'umuhango. Kandi kugira ngo iri jwi ryumva hari ibyo ugomba kwibuza. Ibyo umwuka wera yanga akaba ari byo wanga. Ntukunde ibyo umwuka wera yanga, ngo ahubwo wowe noneho wanga ibyo umwuka wera nawe agira gute? Yanga. Binyuranye. Nukuri bishimwa mu bigabuza nk'akanwa k'Uwiteka. Imana ishimwe. Kubumvishije abumva ijwi ry'Imana no kubumva imvugo y'Imana n'imikorere y'Imana, turagendana kandi mujye mumfasha no kubyumvisha bariya batari babisobanukirwa, kugira ngo dukorere Imana tuzi, itari Imana yo mu marenga yo kubwirwa gutyo gusa. Nawe ujye uyivuga nk'Imana wibone cyangwa wiyumviye. Imana ishimwe. Ndazenguruka nca mu marembo. Ubwo guca mu marembo kwari ukuzenguruka iyo nzu yindi twabagamo. Hirya yaho hari itongo ryaho babaga mbere, sogokuru akiri hatarapfa. Aho ngaho rero yancishije nyogokuru, urumva ko imbere ntago icyo gikara ari cyo yanyuhagiriyemo. Yarambwiye ati yewe, ati ngo hano mbariho nkuhagira niho mbona hegeranye mu dutsina twari duhari, insina 3 za kivuvu. Ubwo urumva kugira ngo hagere igikari nacyo kiba cyubakiye, wari gusohoka nyine ugaca inyuma. Kumba aho hantu yancishije, kandi mbere y'uko ibintu binkora abanzaga kumbwira amagambo meza, akantera sipuri nyine, akamutsaba n'imbabazi, amagambo mubi yantutse, ibyo yankoreye amvunisha, akanambwira n'ababigizemo uruhare bamwe mu bana be, kugira ngo anyereke ko ngewe atari mubi kuri ngewe, ibyo agiye kunkoresha mbikore mfite agatima keza. Imana izi ko bagufitiye impuhwe atari zo kukugirira neza, ari zo kukwangiza. Ariko mu bikwangiza bateguye, Imana abitsemo ibizagukiza. Ugirire Imana icyizere. Ndazenguruka hahandi muri rya tongo. Imana ngera hano hari ibitenetene, narabibabwiye. Ibitenetene ni ibiti byerera hasi, biba byoroshye mu kuvunika, bigira n'ibintu by'ururenda.
ibitenetene bakundaga no kubikoresha ku bakera bavura abana ibyo mu nda. Yego. Irambwira ngo ijwi ry'Imana irambwira ngo hagarara muri ibyo bitenetene. Nibuka ko igihe kimwe nyogokuru n'ubundi yagize gute yahanshishije ibyo bitenetene nkabicamo. Irambwira ngo impamvu ngo uhagaritse aho uribuka umunsi yajyaga kukwajyana bwo akakuvuga ngo ca waciye muri bitenetene. Aho hantu hashyingwemo intwaro za gakondo nyirurugo yakoreshaga. Hari harimo imyambi, harimo imiheto yashaje, harimo amacumu yashaje, ingabo zashaje, impinga ku bantu baraguje barazizi, ni ikintu cyo kimeze nk'imbehe baraguriraho. Impinga n'imbehe baraguriraho, ibitandukanye n'imbehe za kinyarwanda bariraho. Iri suforume y'umuvure, ariko kakana k'umuvure ni nk'akana k'umuvure, ariko niyo suforume yaho.